True. Uzi ukuntu muri Amanda bashaka ko buri gihe dutungana. Ni sister wawe. Urabona ntabwo aba ashaka gukora ikintu cyahungabanya kampani yanyu. Ikibazo ntabwo kiza. Nawe hari igihe afata amafaranga akagenda akayinywera ndetse n'inshuti ze bitewe n'ubusinzi aba afite, sibyo? Ababyeyi bagize gutya barabimusigira ariko arabyangiza cyane kandi kenshi ugasanga ari ngewe kugenda nyuma ibibazo byabaye. Ariko Pepe wabona ari n'umwe mu nshuti ze zagiye kuri ofisi bakarabikuza. Ubundi umuntu atamugize. Ndabizi rero ko ari gutabwa utamubwira. Ndabizi neza kandi mba mbazi ko iyi mico yiwe gisi ko najya gufata ibihumbi 500 ngabikoresha igisheri bitewe na situation tunarimo. Sose rwose. Nanga kwicamo neza. Ndabicamo gutazishira. Ndagufasha. Nzakorera personal assistant. Sense. Amaze gukora massage. Yego. Mami wanjye kera hari ukuntu muri weekend nakoraga kumufasha nyine gukora massage ku birenge, ikiganza, Reka kugira ngo ameze neza. urabeshya. Kure cyane. Yego. Gusa nawe rwose ka massage se ukajya umemba gute? Ngiye massage arizo nayo. Oya, uzoza ukorera ubuntu. Aya ntabyo. Nizeye ko uza kuza ufite ubuzima bwiza. Yego yego. Aya twa massage shira ugomba kunyishyira nk'abandi bakozi. Uzi personal assistant binakora? Gusa ndashaka gukora massage. Aya nta massage. None se